iyo turapfuye kwiri ko turi abavandimwe n'umuntu uje kunsura nindije kunsura ntabwo ari inda none se ubwo tuzanywe n'inda mwana amaji ngewe narihaye ntabwo nigeze mpakwa kubera inda ngewe zani nkuko twirire nangwa se niba utayishaka dutaye maji wajya umuntu amafaranga mwana amafaranga agenda gutese Faransa nzo ari ngo baje mu gifaransa ana furaha ana furaha ana furaha abonetse ngaho twagiye tuganira aje kukoresha akazi none urarya gututa none se oya tujye tumvikana inkoko zirya ibigori kandi ibigori nawe urayishaka nzovu amajya kubwiye ati nzovu ngwahe inonzo iyo uri kubona aho ngaho iyihe iyo nguyu wenda akagwa nk'iya next ibamo inkoko akakubwira ati nzovu ndayiguhaye for free ugomba kugitaha hano utse mu mujyi wa Kigali ubonye umutungo icyo ni cyambere ubonye umutungo nyina gwaye umutungo dukoze na mitasi wakoze na mitasi yakubariye utu parcelle turiho wava muri Kigali ukajya utahana ariko kazampana tike akoze gushaka guhabwa byose akamaye akagwa iya next ni ngiri inkoko wibuka umutungo muri Kigali n'ubutaka vugisha ukuri abura ngiye rero oya uretse utekerezeho neza reka mbibabwire navukiye mu mujyi wa Kigali rwose hano si Kigali ni Rwamagana Yesu azadusanga mu murwa nanone ubaze tike wategesha uzana kwa Amajide Black wese azabasanga mu murwa sha nza na amajyagumana imitungo ye iki gipande ntago mu Kigali yakatubwira wowe agaciro ko mutungo abona indangamirwa nice cyatuma indangamirwa ni Yesu yarakize nge ntabwo naba hano n'iwacu baduha inzu z'ubuntu tufurirwa ibuntu n'ibintu byose ni for free ntabwo naba hano ngewe nza oya tunarinzi ko mutekereza gutyo muze amagi wowe kuki wahaje kandi ahubwo ndi kugaburira abatuye Kigali yes nkuko umaze kubyibonera umaze kubona ni Amajide Black ya Kamwana ndetse na Nzovu akaba ya Kamwana mu minsi ishize yari yarikosheje kwa Amajide Black Amajide Black amuha imana ikomeye cyane amuha ifunguro rimeze neza amubagira isake arishima maze aranyurwa nyuma yaho rero yaje gutumira Nzovu aramubwira ati Amajide Black amaze gutera imbere ndetse nanajyayo yaranyakiriye bikomeye reka twikozeyo turebe ko yakongera kuba yatwakira kandi yakongera kuba yagira icya kumarira Amajide Black rero muramuzi yuko ari umwe mu bahanzi nyarwanda bakomeye ariko nanone wafashe icyemezo gikomeye abantu benshi batekereza yuko ari umuntu wakoze ibintu bitangaje wafashe umwanzuro ukomeye ku buryo mu byukuri na undi muhanzi nyarwanda urawufata uyu rero n'umwanzuro wuhe yakomeje kuba umustar yakomeza kuba umusani ariko nibyamubuza gukura amaboko mu mufuka afata isuka arahinga kandi ikindi numwe mu borozi bakomeye ikindi rero buriya azi n'imyuga myinshi no gukora firigo nabyo arabizi ndetse mubona yuko aho yimukiye ari ya Rwamagana iwe hame ize neza cyane afite inkoko nyinshi rero kandi mu byukuri numwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bake basurwa icyo kintu rero cyatumye abantu bakomeza kumukunda baramwishimira cyane niyo mpamvu abamwe mu bastari bikozayo bakamusura bakavayo batangaye bakavuga bati ubuzima bw'Amajide Black buratangaje cyane numwe mu bantu bafata imyanzuro ihamye kandi ukabona yuko ari ikintu cyiza abantu bakomeje kugenda bishimira abatari ibake yabe na busa kuri inshuro rero uyu Nzovu ndetse na Yakamwana bari basuye Amajide Black ngo babashe kuba bamuganiriza ndetse anabazimanire kuko bari bagiye mu byukuri bavuga bati Amajide Black nakabuza agomba kutuzimanira dore yuko inkoko ze ngo ziba zinameze neza ziba ziryoshye cyane ngo wariye inkoko ye mu byukuri ngo ari ishima cyane ariko rero ku Amajide Black nta kintu cyubusa nta kugenda ngo urye gusa utakoze mu byukuri iyo ugeze hariya ubugomba kubanza kumufasha imirimo ubugomba kubanza kugira ibyo ukora nyine ukarya wakoze kubera yuko filosofie cyangwa se ukuntu yumva ibintu yumva yuko umuntu wakoze ari we ukwiriye kuba yarya kuri inshuro rero yari yikojejeyo yibwira yuko aragenda akarya gusa atarakora ariko yagombaga kubanza guhungura ibigo
ibigori akabanza kuba yamufasha n'utundi turimo dutandukanye kugira ngo mu by'ukuri ibyo yifuza abashe kuba yabimuhereza. Iyo Ama G The Black rero abantu bakomeje kugenda bavuga ati nyabuna Ama G The Black uru rugero rwiza, na bakomeje kugenda bavuga bati n'abandi basani bose n'abandi basitari bose bakagombye kumva iki kintu, bakumva yuko kuba uri umusitari, kuba uri umuntu ukomeye bitakubuza no gukora uturimo tw'amaboko. Dore yuko rero iyo abantu benshi bamaze kuba abasitari ubusanga rimwe na rimwe batangira kuba abanenganenzi, bakavuga bati ibi ndabikora cyangwa se ibi nabyo nkora byatuma ngaragara nabi, byakica izina ryanjye. Ariko Ama G The Black we ntabwo ariko yabibonye, yakuye amaboko mu mufuka ubundi arakora ku buryo bufatika nkuko biboneye Nzovu rero ni umuntu usetsa ku kigero cyo hejuru. Mu by'ukuri ngo we ntabwo yava muri Kigali, ngo agomba kuba muri Kigali impaka kubera yuko ngo niho akunda kuba yabona indangamirwa. Mbega Nzovu aradusekeje cyane ku kigero cyo hejuru, ariko mu by'ukuri abantu benshi bagira isomo bigira kuri uyu mugabo Ama G The Black. Ama G The Black ni umwe mu bantu bahaye isomo rikomeye urubyiruko ndetse n'abantu batandukanye, babumvisha yuko ari ngombwa ko bakura amaboko mu mufuka kandi bakagira ahantu henshi binjiriza amafaranga. Dore yuko kwinjiriza amafaranga mu kintu kimwe ari ukunyagwa zigahera, kuko kuri icyo kintu kimwe iyo byanze mu by'ukuri ubuzima buragorana, ubuzima buba bubaye ibindi. Reka nanjye rero ngushimire yuko wabanye nanjye muri iki kiganiro cyiza nagombaga kuba kugezaho. Nanone ngusaba ati nyabuna wibuke ukore subscribe hano kuri Magic Media Rwanda kugira ngo amakuru yose agiye akugeraho 5 kuri 5, amakuru akugereho nkuko tuba twaya